nuko atari wowe biriho, ari wowe byabayeho ngo uri umugore upfakaye umunsi wa mbere kubumbi baramupfakaye. Ndagiye ikindi ubwo ndi busige nkubwiye, ndagira ngo gusabe ubitekerezeho urebe uburyo utangira kugenda gake wowe na boyfriend wawe, urukundo rwanyu urebe ukuntu utangiye kurukwepaho gato, cyangwa se sinzi uko uri bubikore, ariko ugomba gutangira gutekereza ko kuva avukana na Betty umugore wanjye ubwabyo ni ikibazo, niba njye na Betty dufitanye ikibazo byose basi turi inshuti zisanzwe, niho iby'umugore n'umugabo byarangiye. Basi amahirwe yo kukwereka Betty wa nyawe ntabwo ari kuriya meza, ntunekereze kuri hagije. Niyo byaba ari icyumweru ariko byibuze nkabasha kumuba iruhande, kubera ko muri ngiye mu mutima wanjye ndaremerewe birenze uko ubitekereza cyangwa uko abantu babibona. Nsigaye meze nk'umusazi kubera ibintu nakoze. Ndakwinginze. Sha twagize ikibazo gikomeye ntabona uko mvuga. Nyine Christian yagize ikibazo pe. Ikibazo kimeze gute? Cyadukoze hariko. Sha wibaze ko nyine Christian byabaye ngombwa ko ahita atandukana n'umugore we. Gute se aka kanya byagenze gute? So byangu ni ibintu byoroshye kubivuga. Bakwibaza ko umunsi w'ubukwe umugore we yamuciye inyuma muri toilette n'umu ex wiwe. Hari ibyo ntibishoboka. Umugore wa Chris arifata ku munsi w'ubukwe ajya kumuca inyuma? Bari mu bukwe, apana ku munsi w'ubukwe. Turi mu bukwe. Aya. Papa se. Urabyumva ariko bigenze guteze. Nuko nkuko byagenze yamuciye inyuma. Rero Chris yananiwe kubisipota, imva mbese natwe twabimenye ejo nyine bitubwiye, tugiye nyine iwabo yadutumyeho n'abandi benshi babitubwira nyine ko ari uko byagenze, atubwira ko yafashe icyemezo cyo gutandukana n'umugore kuko ibyo bintu nyine ntabwo yabana nabyo. Umbabarire wibaza icyo kintu. Uriya batari umugore ari ikindi kindi. Ese niba ari bya bindi bita ngo gusezera no kugira gute, kuki atasezeye imbere y'ubukwe? Basi wenda ngo yihangane ku bukwe abe yarangije ibyo gahunda ze zose. Umuntu agiye gutekereza uburyo byakozwemo, uburyo byagenzemo, simbizi. Ari igihe nabanje kugira ngo ni filime cyangwa ni ibiki wenda simbizi, ariko gusezera byo tube tubyiboreye kuko urumva bari basanzwe babikora. Wenda niba simbizi pe. Sinzi icyo kintu ukuntu twakira. Birandenze. Ntago numva ukuntu ku munsi w'ubukwe umuntu yifata bari mu bukwe akajya guca inyuma umugabo we basezeranye kubana karamata. Ntago ari ibintu byumvikana. Umva, reka dutegereze turebe Chris abanze yoroherwa. Nimba hari ikibazo runaka afite cyangwa nimba ari byo agomba kuganira cyangwa nimba ari ibindi bintu bagomba kuba bavuga no hagati yabo, nibwo tuzamenya ikiri bukorwa cyangwa ikiri bukurikireho. Sibyo? Nawe ugenda usanga abashitsi batabona ko twabatereranye, nangira kagende nkomeze. Shadeli sawa, mbwira ngo iki se sawa. Nuko nyine nashaka ko bimenyeza bizira inshuti yanjye buri kintu cyo ari cyo cyose. Sawa rero ngaho mukomeze kwihangana. Subire mu rugo ubwo ngubwo tuzasubira. Ndakuvugisha kuri telefone ndakomeza nkubwira. Alo? Bebe bite? Uri hehe? Ntago ubuze? Umva wambabarira ukaza kundeba hahandi twigeze guhurira vuba cyane. Nyaruka. Yego. Sawa. Ntubona impamvu naje ngo duhagarare hano ni ku mpamvu z'umutekano wanjye. Hari utundi kumva numva aho hafi, ubwo rero wambwira vuba nkagenda. Masud, urabizi neza ko nyabayazana ibintu byose ari wowe. Ngiye gute? Iriya video itajya hanze ntabwo umugabo wanjye aba ameze kuriya. Yego nanjye narahemutse, ariko
nanone kugira abemerewe kuri wabigizemo uruhare niyo mpamvu nshaka ngo ibi bintu birangira hagati yanjye nawe ndakwinginze ntabwo nshaka kubona mugihe mbabaza umuntu bigeze kuri kariya kageni nase ngiye hari uruhare mbifitemo icyo nagombaga gukora ntabwo nabona umunyamakosa n'amafuta ari gukora mureke kubyereka umuvandimwe dufitanye urugendo runini dufitanye ubuzima aho tuba ABCD wumva ngenda ari gushyigikira wowe nese ufite noneho kuba mbona yishimye ameze kuriya biragushimishije nimba ari umuvandimwe wawe wakifuza ko amererwa kuriya ahubwo wowe biragushimishije Masudi ntabwo wambwira gutya ndakwinginze please njye nawe ibintu basi twakoze twabikosora kuba amereye kuriya nanjye ubwanjye umutima wanjye uranjye nabuze amahoro kuva ibintu byagenda kuriya kugeza aka kanya nabaye nk'umusazi ndakwinginze reka dukosore amakosa twakoze reka nkubwire ya makosa nagomba gukosora narayakosoye kandi ikintu kizimo wakora kiricyo nukuba wajya kure ye kugira ngo byibura yongere atekereze bundi bushyashya kugira ngo umuvire mu mubiri umuvire mu bwenge duhonze imigaruke urumva wowe kuri njyewe uranyifuza iki njye ikintu cya mbere wifuza ndi kugira ngo basi umube hafi amerwe neza ndakwinginze umube hafi ahantu nari basi uhambere ndakwinginze ibintu nakoze birangaruka sindyama ngo mbone ibitotsi niyo nsinziriye gato cyane mpita ndota ibintu nakoze ndakwinginze mbora ibintu nakoze umfashe kubikosora nimba uri umuntu muzima umukunda kandi ushaka agaruka mu muntu mborera umwiteho mu cyimbo cyanjye bazi niyo twaba inshuti bisanzwe ariko nkamenya uko ameze uko yari uko yaramutse ibyo byonyine utangiye kumva ingaruka z'icyaha ukeneye kwicuza gera kuri buri umwe ariko habanze hakire wowe njye ntabwo mfite gukira no kubeshya kubera ko narahemutse cyane ndakwinginze nsigaye meze nka mayiwowo nirwana hose nsaba imbabazi nta muntu n'umwe naragira wowe inshuti ye ndakwinginze basi ngirira impuhwe hari igihe kimwe rero umuntu aba atazi neza ingaruka y'icyaha yakoze ubu nibwo ucyumva ariko nawe ugerageze kwikansaninga umere neza kuko nubwo ukeneye ko amera neza nawe ukeneye kumera neza ntabwo nazi kumera neza ndakwinginze naho arebye kumwegera biri mu nshingano zanjye utameze neza ndakwinginze nicyo washakaga byibuze umunsi umwe wonyine umufate umuganirize ubwire ko amakosa byuratanurutseho namushinjuye kandi amakosa yaguturutseho ahubwo nibwo ukibona ibyo wakoze basi reka tubirangize gute naba mari nawe nahari basi uzamwiteho ndakwinginze nta kibazo ariko ntabwo namera neza atarambwira ko mbabariye ndakwinginze mbabarira umumfashe ikintu uri gusaba kiragoye ibintu byose ni ukugerageza reka turebe sibyo hasi ko bizi ko ariwe wabyangije nta nubwo wabikosora sasa utangiye kwikuraho ibyaha byawe bingaruyeho uri kunsaba ibyaha ndabizi nabikosheje ariko basi wamfashe tekereza ari nka sisita wawe ubayeho bazi ndakwinginze nimba ufite sisita wawe nimba ufite umukobwa nimba ufite n'umubyeyi ari mama wawe
simbukira muri icyo cyimbo wumva ibyo bintu ukuntu umerewe aka kanya ndakwinginze please help me. Reka ngerageze ibishoboka nawe nyine ukomeze ugerageze ibyawe. Bite se ko wumiwe? Icara. Habe no kunsuza ngicara. Nta mwanya wo gusubiza. Sinabikoze kuri telefone se. Kutumye nza nkarwiyambitse beze bite? Ndababwira ngo ibi bintu n'ingira binyweye n'ibyashimo by'umugore bivuye hariya byaturumbiye. Bivuye hano. Zibivuze byanze gute? Shamba noneho ndumva ibibazo byandenze kabisa. Ndumva byandenze bashaka kungira inama. Ngira ndako. Nyuma ya cya kibazo nakubwiye. Ngira ngo urabizi byose uko byagenze. Icyagombaga gukurikiraho urumva Chris ataragombaga guhita atandukana n'uriya mugore, ariko niba bamuroze, niba bamuforomase, mu gitondo bampamagaye igitaraganya ngiwe ndagenda nsanga uburyo ameze nawe ubonye wamugereho, ntarya, ntasinzira, ntaryama, nta kintu na kimwe akora, ameze nk'umuntu wishwe n'agahinda, nakubwo yishwe nako reka ariko mbyita, mbese yihebye yataye umutwe. Ntabwo nshobora kubwira ukuntu ameze ngo byumve. Kubera uriya mugore wese cyangwa hari ikindi kibazo yaba yahuye nacyo? None se wumva ari ubuhe nyuma uriya mugore. Noneho ikibazo cyabaye cyo njye nagiye ndavuga wenda nawe uraza kumbwira uko byumva. Kuguma hariya kuri uriya mugore ngo yamugiriye impuhwe, ngo arashaka ngo bagumane mu nzu, ngo areke kumuteza abantu, ngo abe mu cyumba cye ngo n'undi abe muke, ngo ariko ngo areke kumuteza abantu ngo bagumane. Ndababwira ngo ubuzima cyangwa njyewe nagiye nafashe gahunda yo kumwirukana. Nanabikoze ndamusohora. Kumva? Oya. Ni gute wifata ukirukana umugore wa musaza wawe? Ntabwo bwo kumwirukana gutyo. Ntabwo ari umugore wa musaza wawe. Erega jya wumva ko ikintu icyo ari cyo cyose isaha n'isaha gishobora gukemuka. Urumva rero ibintu byo gukemuka. Uzi ko ikintu kitari ku muntu burya kitaba kimurimo. Ndabyumva. Mbere urambwiye ngo umugore wifata agasambanira mu bukwe. Ari mu bukwe. Ariko yakoze amakosa pe. Ariko nanone nkawe ubwawe nka mushiki wa Chris ntabwo wakwiye kugenda uvuga ngo urajya kwirukana umugore wa musaza we kandi none ko byamunaniye ko ngomba kubimukorera. Mu bintu bitagakwiye kumwirukanira. Byamunaniye rero. Iyo urindira se wakabanza koroherwa akifatira umwanzuro. Aroroherwa gutari kureba uriya mugore iruhande rwe. Ari kumubona buri kanya amucaho n'ibintu yamukoreye n'igisebe yamuteye. Icyiza no kugira ngo wenda wowe ufate umwanya wo kuvuga ngo uramwirukanye asohoke muri rugo. Genda wenda nawe hagume ujye umurinda wenda icyatuma adakomeza kurebana nawe. Umwagumukwe n'udagumukwe. Namwe icyo nakoze namusohoye arangije niba yize imitwe yampamagaye ahamagaza nimero itari ye arambwira ngo hari umuntu ushaka aha ngaha ndaza nsanga niwe turabonana asaba imbabazi aratakamba ngo byibura nk'ukwezi kumwe ngo yikosore ngo abe hafi umusaza wanjye ibiki n'ibiki, ariko ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva. None se kumubaza umusaza waramutse yorohewe ubu bwe akakubaza icyatumye yirukana umugore we cyangwa agatekereza ubwe kumwirukanira deje agasanga waramwirukanye, urumva byo bitaba ikibazo? Ikibazo cyamaze kuba, ikibazo cyabaye cy'uko n'ibintu ibyo ngibyo byabaye, ibindi byose bikurikiraho ni ingaruka z'ikibazo. Twakora ibintu mu buryo bwiza cyangwa bubi, ariko ntabwo nasipota kugumana n'uriya nako n'iriya ndaye kuko ibintu yakoze ntabwo bikorwa, nta nubwo binabaho, ni ikintu ahubwo se n'igute bitagiye mu binyamakuru. Reka nkubwire, yego amakosa yarakoze nibyo nakomeje kukubwira, urabizi ko inshuti yanjye tugira inama muri byinshi, ariko nawe gufata umwanzuro wowe ubwawe na nyir'ubwite atigeze akubwira ngo mwirukane, atigeze amwirukana we ku giti cye, ntabwo gufata umwanzuro. Icyiza ntabwo kuba atamwirukanye ari uko abona ko adakwiye kumwirukana. None se akubwiye ko ushaka umugore wamaze kumwirukana byagenda gute? Urongera umuhamagara ubwire ngo garuka mu rugo. Ese we yakwanga kugaruka namushaka ubwo nubwo azahitamo njyewe cyangwa se umugore we, c'est tout. Ntabwo mbere iyo nkarabye ndakaraba, icyo nakoze ni icyamunaniye, ubwo rero ntabwo rwose
gusa ntabwo byari byo. nashakaga inama ariko nawe ndumva ntakeneye kumfasha. Icyo nagufasha wowe ni na icyo Kristo ngicyo. wabaroze n'umuntu. Ntabwo ariyo mpamvu. Uragirira ishitani yigendeye. Ntabwo ari ukumugirira imbabazi nta n'imwe mufitiye. Ariko nanone ikibazo kiriho ni kimwe twakubwira. Wowe urafata kwirukana umuntu na nyir'ubwite ataramwirukana. Warindira nyir'ubwite akamwirukana. Ahubwo wenda icyo ukora. Yego. Kandi ibyo biri mu bimufasha kumera neza. Ntabwo kumwirukana ibyo bituma amera neza. Kuko ntabwo ugeze akubwira ko bituma atamera neza uriya mugore arimo. Kandi aricyo cyonyine. Waretse bakivuganira. Atanashaka no kumureba. Ntacyo noneho mu biruhande wowe umenye ngo uramuhungisha muri ubu buryo cyangwa uramukavaringa muri ubu buryo. Nta gufata umwanzuro wo kwirukana umugore mu rugo rwereka ntacyo babivuze. Nta nicyo bimaze. Inzigo zose turi kumva mu buryo bumwe. Ntabwo twakumva ibintu mu buryo bumwe kandi ntabwo tubyumva uko ushaka ko tubyumva. Reka nyir'ubwite we ku giti cye azamwirukanire. We nka mushiki we ba hafi musaza wawe. Icyo akubwiye ucyumve, icyo akubwiye gukora bari cyo ukora, icyo akubwiye kumugira inama bari cyo umugira inama. Nakubwira ko atamushaka, ubu ubwo akabikwibwirira. Akanakubwira ngo mfasha, tumusore muri ino nzu. Abari wagakwiye kuba wabikora. Ariko mu gihe atigeze abivuga, aho ngaho wavutse. Byari byo mukavaringa musaza wawe, kugira ngo adakomeza kubona ikibazo imbere cyangwa kugira ngo adakomeza kubona umuntu wamuhemukiye wanamubabaje. Ariko ku rundi ruhande siko byagakwiye. Nakuzi ko ndakubwiye ngo kuva ejo ibyo bintu byawe. Ubwo no kuvuga ngo mu gitondo nabyutse ntaranakaraba no mu maso Masudi yampamagaye ngo nintabare, ndagenda mvuyeyo nkigera mu rugo ngo nitegure njye mu kazi. Iryo shano ry'umugore we barampamagaye, mbuze uko mbigenza ndaguhamagara. Uri kumva ibintu uwo mugore yishe byinshi. Ariko se kuki utabyirengagiza cyangwa ubirenze amaso wumve ko nabyo wakoze atari kwakwiye kubigenza. Shaka rero tujye tubifata pe. Icyemezo nanjye ufashe keretse azinjira muri ruriya rugo ntakiriho n'arapfuye. Umva rero wa mugabo, iyo wankoreye byose narabyakiriye. Kuko iyo mbishaka nari kukugirira nabi, ariko naratekereje nk'umugabo. Turumvikana. Umva rero wa mugabo, icyatumye nguhamagara hano nta kindi. Urabona turi ahantu nyine hadasobanutse, sibyo? Ndashaka unyumve neza. Uri umuntu mukuru. Ikintu ugomba kumenya cyo ibintu wakoze, warahemutse, wakoze amahano. Iyo mbishaka kuva wa munsi mbimenye nari kurara nkurangije. Ariko rero natekereje nk'umuntu mukuru, sibyo? Rero ikintu ngiye nshaka gusaba, ariko ubundi ibaze kuba ufite umushiki wawe ukamushingira ahantu, noneho mwajya kumureba bakamusenda kuriya mbere y'amaso yawe, ari mushiki wawe wabyitwaramo. None se umuntu muzima atumukwe umugabo we akamuta ahantu ari akajya muri wese n'akantu k'akagegera, urumva, akajya gusambana n'ubyikube. Ibyaha, amabara, ibintu byose bibi nka biriya bigomba kujya hanze kugira ngo ukuri kumenyekane. Ntabwo nyine ndyamira ukuri. Okay, ibyo ndabyumva. Ariko ubundi wagiye gufata amafoto ni arunde wagutumye. Uramuteretaga nawe se uwashakaga iki? Ni umuvandimwe, ntabwo natuma ngwa mu mwobo nkureba. Umva rero mubwire. Ugenda ubwire uramu Karitasi ngo ni muramu wanjye. Uko yabigenza kose simbizi. Agomba kubana na mushiki wanjye bakazajyana muri Canada kugeza igihe mushiki wanjye azabona n'ubwene igihugu. Nubwo azagerayo agahita ashaka undi mugabo, ibyo ntacyo bimbwiye. Kuko igisebo cyo kubona mushiki wanjye ari hanze, hari gutekereza kuri njyewe ni igisebo, kuri famiye yacu no kuri mushiki wanjye agiye kwangara hanze. Atari ibyo, ibyo muri kwibwira ngo mugiye mu ndege, iyo ndege izatwara imirambo. Ndabikubwiye.